ngahita byemera, ndetse ngo izo miliyoni 8 abubwira ko bavugana ko bazazishyura mu gihe kingana n'imyaka 5. Ariko urwo rusengero bivugwa ko amazina atanditse kuri authentic cyangwa se kuri Zion Temple aho rwanditse mu mazina ya Gitwaza Paul. Ibi bintu rero bivuga ko ari byo aba bishop babonye bakavuga bati ibi bintu ntabwo tuzabyihanganira, kubera ko urumva urusengero niba ruri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivugwa ko Gitwaza navuze ko ariho ikicaro kizimukira kikajya kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikava mu Gatenga, ikicaro cya Zion Temple kikajya muri urwo rusengero. Bivuga ko ari urusengero rwiza, rufite ahantu ho kureba ama televiziyo, rufite ahantu ho amafilime, rufite ahantu mbese ruri ku rwego rwiza. Nyamubona izi nsengero zaba Africa, baba South Africa n'izindi ziba zifite n'amalaboratoire, zifite n'ibitaro. Ni ku urwo rusengero rumeze. Mvuna Ingoma yaje kujya mu itangazamakuru aravuga ngo imitima yabibitse ibintu byinshi, ngo niba bivuga ngo Gitwaza ibi byenga abantu bose bazumirwa, ngo niba bushyira hanze ngo abantu bose bazumirwa, ngo bari bamaze icyo gihe ngo ntabwo ari irindi torero bagiyemo, ngo ahubwo ngo bari bamaze igihe ngo bihurije hamwe, ngo aba bishop bose birukanwe kugira ngo bambaze Imana, ngo basenge mu kuri no mu mwuka. Icyo gihe banabwiraga abakristo ngo basenge mu kuri no mu mwuka, ngo bareke ngo gusenga, ngo bagende ku marangamutima. Gitwaza yaragiye azana muri 2015 azana agasanduku yavuga ko ari isanduku ngo kameze nk'isanduku y'isezerano. Bamwe mu nyamakuru bakoze ubushukumbuzi basanga ngo ku gasanduku ngo akasanduku kagura $33. Icyo gihe ari 26 by'amafaranga y'u Rwanda. Ariko noneho aba bashumba bo kugira ngo babangishe abakristo Gitwaza, ngo baje kuvuga ko iriya sanduku ngo ari kimenyetso cyuko Gitwaza ngo arara mu isanduku koko. Baje kuvuga ko Gitwaza ngo yizafata urugendo agiye hanze y'igihugu. Umugore amuherekeza amugeza ku kibuga cy'indege. Ariko noneho ngo mu nzu akaba ari icyumba ngo kitari cyemerewe gufungurwa n'umuntu wari wese uretse Gitwaza ubwe. None umugore kuko aramaze guherekeza Gitwaza ngo yagarutse mu nzu, amaze kugera mu nzu afungura cya cyumba. Aravuga ati iki cyumba umugabo wanjye atajya yemera ko fungura kimeze gite. Ngo kwinjiramo ngo yasanze mu isanduku y'abapfuye. Ngo none ngo ayifunguye abona Gitwaza araryamye kandi amaze kumuherekeza ku kibuga cy'indege. Uwo mudamu yarafite umugabo wari mu gihugu cya Nigeria. Arangije uwo mudamu ngo ajya mu rusengero ngo Gitwaza aramuhanurira. Arangije iyo ngiye kubabwira ni ibintu mutigeze mwumva kuva mubayeho, amatwi yanyu atigeze yumva. Reka mbifurize byiza mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe kuri KAME TV Rwanda. Amazina yanjye ni Chris KAME. Ngo tugenda tubana mu buryo bugiye butandukanye, tugenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, tugenda tubana mu bindi byose. Uyu munsi kingaruye kuri kamera zanyu cyangwa se kuri screen zanyu ni inkuru mwabonye ya Apotre GITWAZA. Mwabonye ko ni ibintu bitandukanye n'itangazamakuru ryo mu Rwanda, byandikwa n'ikinyamakuru BBC mu nkuru yabo banditse ndetse mu rurimi rw'ikirundi. Ibinyamakuru biri mu Rwanda ahubwo biza gukotinga BBC. Uretse ko n'ikinyamakuru cyane ayikotinze ari nacyo ari kimwe gusa cyanditse ku bijyanye n'urubanza rwa Apotre GITWAZA rwabereye mu rukiko. Muri urwo rukiko nta muntu n'umwe, yaba Apotre GITWAZA yaba banditse bamurega barimo ba Mvuna Ingoma, nta muntu n'umwe yaruhari uretse abanyamategeko babo gusa bari mu rukiko. Muri uru rubanza rero bigaragara ko yenda nta bantu benshi bari banarimo, bigaragara ko yenda nta abanyamakuru benshi bari barimo. Urumva niba umuseke wafashe urakotinga abanyamakuru byo hanze, bivuga ngo ni ibintu yenda abantu batamenye cyane cyangwa se bitatangajwe cyane. Ariko urubanza rwo kuba rwabaye uko nk'ikinyamakuru umuseke mu nkuru yabo banditse, reka nyicishe mu ijisho kugira ngo wenda ntaza kugira umuntu mbeshyera cyangwa ngira gute, kuko ibyo ngiye kubabwira ni ibintu mutigeze mwumva kuva mubayeho, amatwi yanyu atigeze yumva. Banditse bati abashumba batandatu bari mu bashinze itorero Zion Temple barasaba urukiko rwisumbuye rwa Gasabo kwemeza ko Apotre GITWAZA atakiri umuvugizi wayo, kuko bemeza ko bamaze kumwirukana.
Bishops Claude Jessa, Dieudonne Mvuningoma, Pierre Kaberuka, Richard Muya Charles Mudakikwa na Paul Daniel Kukikumuntu nibo batanze ikirego. Uyu Paul Daniel Kukikumuntu uyu yarashinzwe zone tempo mu gihugu cy'Ububirigi, bahagaritswe muri 2017, bahagarikwa n'aba bose. Icyo gihe Bishop avuga ko icyo gihe Apotre Gitwaza avuga ko abahagaritse ubundi yabanje guhagarika uyu Paul Daniel Kukikumuntu. Noneho avuga ko uyu mugabo muhagaritse ngo kubera ko ngo batakoraga inshingano zabo neza, ndetse avuga ko ngo hari ukuntu baharabikaga ibintu nk'ibyo, ndetse avuga ko ahagaritse n'aba ngaba. Aravuga ngo abo bose ntabwo bemerewe kugira itorero na rimwe rya zone tempo kwisi babwiriza mu butumwa. Ahagarika aba bagabo bose, abo bose yabagarikiye icyarimwe, ariko uwari ku ruhembe yarura mugabo Daniel. Cyangwa kuri kirakomeza kiti urubanza rwabaye nta numwe mu baregwa mu rukiko nk'uko inkuru ya BBC ibivuga. Abatanze ikirego nabo ntibagaragare mu rukiko, abunganira mu mategeko ku mpande zombi nibo bari bahanganye. Ubwo bari bahawe ijambo, abunganira abaregwa baza mu inzitizi basaba ko zikorwa mu nzira urubanza rukabona gukomeza. Bavuze ko abashumba batandatu bari inyuma y'ikirego batafitiye ububasha kuko umuryango ushingiye ku myemerere Authentic World Ministries Zion Temple uyoborwa na Paul Gitwaza kandi akaba ari we watanze atari we watanze ikirego. Bavuga ko abashumba bareze bari bakwiye kubikora mu izina ryabo kuko batayoboye umuryango kandi bakaba batari babiherewe uburenganzira na Paul Gitwaza, bavuga ko ari we muyobozi wemewe. Bavuga kandi ko abatanze ikirego batabanje gutakamba ari byo kwiyambaza urwego ruri hejuru y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB nk'uko amategeko abiteganya. Gusabunganira batanze ikirego bavuga ko RGB urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ari ikigo cyigenga kitagira urwego rukiri hejuru. Ku ruhande rwabo abunganira batanze ikirego bavuga ko cyatanzwe mu izina rya Authentic World Ministries ari yo Zion Temple kandi ko byakozwe n'abafitiye ububasha nyuma yo kwirukana Paul Gitwaza wayoboraga umuryango ndetse akaba ari n'umwe mu bawushinze. Bavuga ko kwirukana Gitwaza bari bafitiye ububasha kuko inama yabashinze umuryango yemerewe gushyiraho ndetse no gusezera umuvugizi w'umuryango ari nawe umuyobozi wayo. Gusa icyemezo abashumba bafashe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize cyaje guteshwa agaciro n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruvuga ko byakozwe binyuranyije n'amategeko. Izi mpaka zigomba kubanza gukurwa mu nzira mbere y'uko urubanza nyirizina rutangira. Icyemezo cy'urukiko kikaba gitegerejwe ku itariki ya 24 Ugushyingo 2023. Mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize nibwo abo bashumba bamenyeshe Paul Gitwaza ko akuwe ku mirimo, ariko iki cyemezo cyabo kiza kuvuguruzwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruvuga ko kinyuranije n'amategeko. Icyo gihe ibintu byabaye ngira ngo mwese murabyibuka, ndetse hitabazwa polisi y'u Rwanda. Icyo gihe abagabo banditse ibaruwa bavuga ko birukanye Paul Gitwaza bagenera kopi presidence RGB, polisi n'ibindi, ariko RGB yaje guhagarika iki cyemezo ndetse bategeka polisi y'igihugu ko igomba kujya kureba hari umutekano waho hari kuri Zion Temple ko nta bantu baza guteza umutekano muke. Icyo cyemezo gikurwa mu nzira. Abagabo ariko ntabwo banyuzwe. Ibi bintu rero mwebwe mushobora kubona ari ibintu biri aho ngaho, gusa ni ibintu byatangiye kera. Bivuga ko ari ibintu bishobora kuba byaratangiye muri za 2014. Ni ibintu byo kumara hafi imyaka igera mu 10. Umwuka utameze neza. Muri 2014 babivugaga mu mfufu cyangwa se bakabivuga babyongorerana. 2015 none batangira kuzajya babyerura. Muri 2015 umugabo witwa Mvuningoma Dieudonne, uyu yari umubishop ndetse ari umuntu unakunzwe bivuga ko mwitoro hari abantu bari bamukunda cyane, ndetse nawe ubwe akaba ari umuntu wagendaga mu bitaramo byinshi, ari umuntu wari wubashywe cyane, yari umuyobozi ukomeye cyane, abantu bamukunda, ari umuntu ujya ahantu Gitwaza atari, yari umuntu umwungirije. Baza kuvuga ko Gitwaza arara mu isanduku y'abapfuye, ko ari umuntu ukorana n'imyuka y'ikuzimu. Icyo gihe byagenze bite? Gitwaza yaragiye azana muri 2015 azana agasanduku yavuga ko ari isanduku ngo kameze nk'isanduku y'isezerano. Bamwe mu nyamakuru bakoze ubushukumbuzi basanga ngo ku gasanduku ngo akasanduku kagura $33. Icyo gihe ari 26 by'amafaranga y'u Rwanda. Ariko noneho aba bashumba bo kugira ngo babangishe abakristo Gitwaza ngo baje kuvuga ko iriya sanduku ngo ari ikimenyetso cyuko Gitwaza ngo arara mu isanduku koko. Baje kuvuga ko Gitwaza ngo yizafata urugendo agiye hanze y'igihugu.
umugore aramuherekeza amugeza ku kibuga cy'indege. Ariko noneho ngo mu nzu akaba ari icyumba ngo kitari cyemerewe gufungurwa n'umuntu wari we wese uretse Gitwaza ubwe. Noneho umugore kuko yaramaze guherekeza Gitwaza ngo yagarutse mu nzu, amaze kugera mu nzu afungura cya cyumba, aravuga ati iki cyumba umugabo wanjye atajya yemera ko fungura kimeze gite. Ngo kwinjiramo ngo yasanze mu isanduku y'abapfuye. Ngo noneho ngo ayifunguye abona Gitwaza araryamye kandi amaze kumuherekeza ku kibuga cy'indege. Ibyo bintu byaravuzwe biravugwa. Ariko noneho murumva ko Gitwaza yari yafrayinze ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe ni nabwo yaratangiye kugenda afungura amatorero hirya no hino arimo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gitwaza afite gahunda yo kubaka insengero 50 cyangwa se gufungura amashami 50 muri Leta 50 zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niba ntibeshye neza. Ariko ni muri Leta zose zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi amaze gufungura amashami 6. Naho ndibuze kubabwira. Ariko noneho icyo gihe nibyo we bivuga ko yari arimo kwirukankamo. Icyo gihe yaba ku ruhande rwa Gitwaza yaba ku ruhande rw'umudamu nta muntu wigeze ahakana ibyo bintu. Byaravuzwe biravugwa. Ariko amakuru mwakaza kuvuga ko icyo gihe umugore yari ari muri Amerika ndetse mu Gitwaza yaramusanze bari no kumwe, andi akavuga ko umugore yari ari Kigali ari nawe umuherekeje kugira ngo amugeze ku kibuga cy'indege. None ngo yaza kugaruka agasanga Gitwaza ngaryamye mu isanduku. Icyo gihe byaravuzwe, ariko biza gusanga ko uyu mugabo Mvuningoma ari we muntu wari uri inyuma y'icyo kintu. Itangazamakuru rirabiririmba mu gihe Gitwaza yaragiye gusezeranya umuntu witwa Apotre Liliane ufite urusengero hariya ku Ntaraga. Nibwo yaje kwerura kuri ibi bintu, aravuga ngo atanasezeranije Liliane na Ibrahim yari umugabo we ngo yaba ari imbwa. Aravuga ngo noneho ngo yaje kumenya ko ngo izo rumazi zose zavugwaga, ibyo bintu byose byavugwaga, ngo abari babiri inyuma ngo bari abafelo, bari inshuti ze cyangwa se bari abantu bakorana. Ibyo bintu byaje gututumba bigera muri 2017 aribwo Gitwaza yafashe uwo mwanzuro. Ariko nubwo yawufashe nawe ntabwo yabicishe mu buryo bwizewe cyangwa se mu buryo nk'uko bari bavuganye. Ubundi amategeko avuga ko niba umuntu ugiye kumwirukana muri ibi bintu by'amaorganisation by'amatorero, hari uburyo umwandikira ibaruwa yujuje ubuziranenge. Ntabwo ari umuyobozi gusa uyisinyaho, ahubwo hari inama baba baratoye nayo igomba kuyisinyaho, ukavuga ati uyu muntu turamwirukanye. Gitwaza yanditse ibaruwa ayisinyaho nk'umuvugizi ndetse akaba n'umuyobozi wa Authentic Ministries, World Ministries. Ayirukana aba bagabo nk'uko nabakubwiye ahereye kuri Daniel niwe waje imbere. Uyu mugabo yarashinzwe Zano Temple mu Bubiligi, yaramwirukanye avuga ko atiyemerewe kugira ahandi hantu ayobora cyangwa se abwiriza mu nsengero zose za Zano Temple. Ariko aravuga ngo ntabwo agenda wenyine, amwirukana n'aba bishop bose muri 2017. Mu byo yaravuze ngo ntabwo ashaka ko hari umuntu wireshyeshya nawe. Nicyo kintu yavuze. Niyo mpamvu yatanze mu bakristo mu rusengero yari ku cyumweru, aravuga ngo aba bantu ntabwo bakiri abayobozi, ntabwo bakiri abakozi ba Authentic World Ministries, ndabirukanye kuko ndashaka umuntu uzajya nyigerereza, ndashaka umuntu tungana unyireshyeshyaho. Bivuga ko aba bagabo bashaka kugira igikundiro ndetse bashaka no kugira ngo bazajye bumva nk'uko Apostle Gitwaza yumvwa. Niyo mpamvu yabirukanye. Abapasiteri Gitwaza yabirukanye mu mwaka wa 2017 hari mu kwezi kwa gatanu, nyuma y'amezi 2 gusa. Ariko amaze kubirukana uyu Daniel ndetse n'ababishop bose base bagiye gusengera muri guest house yitwa Amani iri Kicukiro, mu rusengero byavuga ko ari ishami ry'itorero ryitwa Level Ministries. Noneho uyu mugabo wiswa Daniel, uyu ngo wari ushinzwe Azanye Temple mu Bubiligi, bivuga ko yatwaye igice kinini cy'abakristo. Ndetse Gitwaza za guhagarara avuga ngo abakristo bose bashaka gukurikira aba bishop bose ngo nibagende ntibazagaruke, ngo tuzabandikira ndetse recommendation ndetse bagende ntibazagaruke. Haciye amezi 7 gusa Mvuningoma yaje kujya mu itangazamakuru aravuga ngo imitima yabibitse ibintu byinshi, ngo nibabivuga ngo Gitwaza ibi byenga abantu bose bazumirwa, ngo nibabushyira hanze ngo abantu bose bazumirwa. Ngo bari bamaze icyo gihe ngo ntabwo ari irindi torero bagiyemo, ngo ahubwo ngo bari bamaze igihe ngo bihurije hamwe, ngo aba bishop bose birukanwe kugira ngo bambaze Imana, ngo basenge mu kuri no mu mwuka. Icyo gihe banabwiraga abakristo ngo basenge mu kuri no mu mwuka, ngo barike ngo gusenga ngo bagende ku marangamutima. Ndetse Mvuningoma ubwe
ndetse Mvuningoma ubwe avuga ko ibintu biri gukorerwa mu matorero ari ibintu abakristo cyangwa se ari ibintu abapasiteri bo batwara bafata urusengero bakarugira nk'akarima kabo. Icyo gihe impamvu Gitwaza ngo bivugwa ko byanamubabaje aho ahantu byavuye, ndetse Mvuningoma yaje no kuvuga bivugwa ko Gitwaza ngo yashyizeho gahunda yuko ngo bagomba gushyiraho barbershop, bagomba gushyiraho salon de coiffure hara kuri Zion Temple bakayubaka, ariko asiga bitegetse ajya hanze. Amaze kujya hanze asize avuze ko bazayubaka, ndetse ngo banayifunguye bamwohereza amafoto, ariko agarutse asanga baba bishop ngo bafunze ya salon de coiffure. Ndetse ngicyo gihe biramubabaza aravuga ati ni gute ngiye nshobora gusiga mvuze ikintu noneho aba bishop nyobora babakozi banjye bakajya inyuma bakavuguruza nge ibintu navuze. Niyo mpamvu yagiye mu rusengero aravuga ngo ntabwo nshaka ko ari umuntu unyigereranya, ntabwo nshaka ko ari umuntu ujya hejuru yanjye cyangwa se unyirishyeshya, ahita abirukanira bose icyarimwe. Icyo kintu nicyo cyababaje bishop, ndetse abo nabo bakavuga bati ntabwo umuntu twatangira mu rusengero, kuko urusengero cyangwa se iyi gahunda yatangiye muri 1999. Icyo gihe bivuga ko yatangiwe n'abantu 120. Muri 120 abamvuningoma bose bari barimo gutangira gahunda, ariko uko bagira Apotre Gitwaza nk'umuntu wakuriye mu itorero, papa yari umupasiteri ngira ngo murabizi, we yari afite ibintu byerekwa cyane, yari afite gusenga cyane kubarusha, noneho azamukira muri uwo mwuka, ndetse kugera n'abakristo baravuga ati Gitwaza ni umuntu ufite doctora ebyiri, ngabo bose barusha ubwenge, barusha n'ijambo, barusha no kubwiriza, barusha n'ibintu by'iki. Niyo mpamvu ngo kumushyigura ngo bitaborohera, ariko aba nabo bakavuga bati tuzakoresha ibijyanye n'amategeko. Gitwaza ku bijyanye no kuvuga ngo anyereza umutungo, cyangwa se ku bijyanye no kumubwira ngo no kuvuga ngo afata umutungo wa Zion akawituwe, ndetse ngo imitungo myinshi ya Zion ayishyira hanze. Arusengero bivuga ko ubundi ari we watangiye ibintu byo kugenda ashinga insengero, ariko noneho bizagumira ku mirari. Ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabanje gushinga itorero muri Ohio bararishinga, ariko bakazajya bagenda bimuka. Noneho ariko we yari afite gahunda yo gushinga izo nsengero zose, insengero zigera muri 50 muri leta zose za Amerika. Ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri muri 2020 byaje gutangazwa ko Apotre Gitwaza we ubwe yaguze urusengero rwa miliyoni 8 z'amadolari. Ubwo rwo kuvuga ngo ni miliyari hafi zisaga 9 n'utundi tuntu yaraguze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urwo rusengero bivuga ko yaruguriye uwitwa Mike Murdock, sinzi niba ariko nabisoma, ariko ni Mike Murdock. Uyu mugabo nawe yari umupasiteri, ariko afite urwo rusengero ndetse rwari rumaze igihe ruri muri Cyamunara. Urwo rusengero yashaka kurugurisha miliyoni 13 z'amadolari. Noneho Gitwaza ngo aza kubibona, aramuvugisha. Amaze kumuvugisha aramubwira ati urusengero ndumva narugura. Noneho umugabo aramubwira ati urumva ko kuri bari kubanza kuvugana ibiciro, hari ukuntu ubanza guhabya umuntu. Aramubwira ati urusengero rero hari abantu bari kumpa miliyoni 10, batangiye kumpa miliyoni 13, turimo turavugana, turi mu biganiro urundi nge narushaka miliyoni 13,500, atariko bari kuma miliyoni 13 arabo turi kuvugana. Icyo gihe Gitwaza yumvise ko hari abari kugereka miliyoni 13, yahise yirukanka, mbese ntiyajya mu biciro, ko aravuga ati niba urusengero bari umugabo bari kuma miliyoni 13 ngenda avuga ngahe, agira isoni zo kuvuga amafaranga. Aragenda, amaze kugenda yaje kuganira n'inshuti ze. Muri izo nshuti ze ndetse nawe ari kubivuga, nta numwe muri aba bishop yavuze, nta muntu bivuga ko ari inshuti ze, ndetse ngo abajyanama be ngo bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho ngo baza kumubwira ati ariko ntiwitinye, ushobora kumubwira amafaranga wowe wumva aturiya n'umubyeyi nta kibazo. Gitwaza arangije ngo abantu bamugira inama, aza guhamagara wa mpasiteri Mike, aramubwira ati urusengero dushobora kurugura miliyoni 8. Ngo nawe Mike ngo ntabwo yabagoye, yahise ababemerera, aravuga ati miliyoni 8 nta kibazo. Ati n'ubundi Imana yarambwe ngo nzaruha umuntu ufite vision, nzaruha umuntu ngo ugiye kurikoresha ibintu nyine byiza, mbese nzaruha umuntu w'Imana. Ngahita byemera, ndetse ngo izo miliyoni 8 abubwira ko bavugana ko bazazishyura mu gihe kingana n'imyaka 5. Ariko urwo rusengero bivugwa ko amazina atanditse kuri authentic cyangwa se kuri Zion Temple, aho rwanditse mu mazina ya Gitwaza Paul. Ibi bintu rero bivuga ko ari byo aba bishop babonye, bakavuga bati ibi bintu ntabwo tuzabyihanganira, kubera ko urumva urusengero niba ruri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivugwa ko Gitwaza navuze ko ariho ikicaro kizimukira.
kikajya kuba muri leta zunze ubumwe za Amerika, kikava mu Gatenga, ikisharo cya Zion Temple kikajya muri urwo rusengero. Bivuga ko ari urusengero rwiza, rufite ahantu ho kureba amateleviziyo, rufite ahantu h'amafilime, rufite ahantu mbese ruri ku rwego rwiza. Nyamubona izi nsengero zaba Africa, aba South Africa n'izindi ziba zifite n'amalaboratoire, zifite n'ibitaro. Ni ku urwo rusengero rumeze, urusengero rwa miliyari zigera mu 9. Erega ntukumve ko tuvuga amafaranga y'amanyarwanda twumve ngo miliyari, na hariya mani miliyoni birenze. Muri Amerika naho umuntu ufite miliyoni y'idolari nawe barenze, nkuko natwe tuvuga mu Rwanda ufite miliyoni y'idolari nawe barenze, na hariya barenze. None miliyoni 8 nabo ntabwo ari amafaranga yo gukina. Icyo gihe ku munsi wo ku cyumweru bwo Gitwaza avugaga ati noneho ahangaha ntabwo tuzongera kwimuka. Bari bamaze igihe urumva bakodesha, uyu munsi basengera yaje, undi bakasengera hariya. Yaje kubwira abakristo ko noneho batazongera kwimuka. Icyo gihe muri urwo rusengero uyu Mark yaranahari, ndetse aramwizeza ko azamufasha mu gukusanya ayo mafaranga kugira ngo ideni rirangire. Uwo munsi abivuga Gitwaza, abantu bahise bakodesha bahise bakusanya $250 by'amadolari kugira ngo batangire bishyure. Ariko Gitwaza amubwira ko ndetse iyo myaka 5 itazashira atazishyura. Noneho Gitwaza nibwo yaje kuzajya akora ibiterane mu Rwanda. Muribuka ko hari igihe yakoze iterane wa 2021 na 2022 agakusanya miliyoni 100 mu gihe kingana n'isaha. Ari amafaranga yose bivuga ko yarawe kugira ngo bivuga ko n'amafaranga yose yavaga muri za Zion Temple za ahantu hagiye hatandukanye yose yerekezaga muri leta zunze ubumwe za Amerika agiye kwishyura ideni ry'urusengero. Noneho aba bagabo nibwo bicaye baravuga ati ibyo byose Gitwaza noneho niba ageze ku rwego rwo gufata urusengero nka ruriya, nicyo kintu wavuga ngo nicyo kintu gikomeye. Zion Temple ifite televiziyo, ifite radio, ifite ibitaro biri Kicukiro, ifite amashuri, ifite ibibanza, ngira ngo musiko afite ikibanza ahantu bita ni ku Gisozi, izina ndaryibagiwe, kinini cyane, ni nk'isambu bazubaka mu rusengero rwabo. Ibyo byose bivuga ko byanditse kuri Authentic World Ministries. Ariko none urwo rusengero nirwo rwabasembuye kandi ari narwo ruhenze, ari narwo none amafaranga yose ari gukora amaturo yose biki n'ibiki barabifata bijyana muri leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo bishyure ibyo deni, kandi none urwo rusengero rukazandikwa ku mazina ya Apotre Gitwaza. Ibyo bintu byashenguye abagabo ndetse batangiye kuvuga ko ngo ibintu byose Apotre Gitwaza agira ngo abikesha ngo amaturo. None Gitwaza byaranamubabaje ndetse ubwe yaje kujya mu itangazamakuru avuga ngo abantu bampara bavuga ngo ngewe ngo ibintu byose ntunze na amaturo, ngo abo bantu barabeshya no kugira ngo baharabike izina ryanjye. Umuzi w'ibyo bintu rero nuwo nguwo, umuzi w'ibyo bintu n'uru rusengero. Nubwo aba bagabo icyo bari barapfuye urebye ko ari kugira ngo kwari ukikuza, ariko noneho aba bagabo bavuga ngo nicyo kintu binjiriyeho, bahita bavuga ati ibyo byose ntabwo twakomeza kurebera hariya, ndetse babona ko abantu ibi bintu navuga ngo mu Rwanda ndetse no ku isi yose urumva mushobora gutangira na projet n'umuntu akaba munini nanone urumva Gitwaza ni w'abantu bazi, byari byo byose. Yo tuvuze Zion Temple abantu benshi bumva Gitwaza, yo tuvuze Gitwaza abantu benshi twumva Zion Temple. Kuvuga ngo hari undi muntu ushobora kwiyitirira icyo kintu bisa naho bigoye, ariko mu mategeko nubwo ibintu biri mu rukiko, mu mategeko bubwa barabwabo ntabwo nanone bashobora kwifata, kuko niba bari abantu ibyo byose nabo baratangira mu mushinga. Kiragiye RGB nta nubwo yari rabaho muri 1999. RGB yenda yariho, ariko none itari yagira izo process. Bivuga ko ubundi kugera muri 2000 ibintu navuga ngo amatorero mbere yuko Gitwaza aza mu Rwanda ubundi ku bwigenge, nyuma yuko rubonye ubwigenge hari amatorero 2 gusa. Ariko byagiye kugera muri 2017 n'umunani gutyo mu Rwanda hari gukabakaba insengero zigera mu bihumbi bingahe, mu bihumbi 10. Ari nabwo leta yaje kubona ko ibintu ari akajagari itajya kugenda ifunga insengero. Gitwaza ari mu bantu bashobora kuba baracano cyangwa se baragishije abandi bantu abapotre bose tubona ubwenge bwo kuvuga ngo bashinga amatorero yabo, uko Gitwaza itorero ryari ryiza ryarakompitingaga abandi nabo baza muri uwo mujyi ba Minyone n'abandi batangira gushinga insengero. Uyu munsi abantu bafite insengero zabo babonye ko ari na business n'abantu benshi, kubera ko babonye ko Gitwaza ibintu ari kubibyaza umusaruro. Avuga ngo ni nkawe wagiye ubaha hint, ariko n'izina Apotre niwe muntu warizanye ndetse no kuri defenda abantu batangira kutabyumva neza, ko abantu baravuga ati ni gute yita intumwa kandi intumwa tuzizi za 12.
twakavuga ati intumwa ntabwo za 12 ahubwo hashobora kuba izindi intumwa ndetse akajya nasobanura yafashe umwanya munini ajya nasobanura ririya zina ariko uyu munsi dufite abapotre benshi harimo abo Liliane yagize yimitse harimo Mignone harimo Masasu n'abandi hari kugera no kuri bamutabaza batagira insengero hari abantu benshi baje noneho iryo zina basa n'abariciye amazi Gitwaza no watangiye ibintu byo kuvuga ngo ajyana abantu muri Isiraheli agafata urugendo ngira ngo mwabonye aka video katurandize cyane ubwo yerekanaga ubwo ari mu gusobanura ukuntu yerekana iri asanzwe isezerano na yari uko umuhanuzi cyangwa se umutambyi yinjiraga mu gihe atiyejeje cyangwa se atakiranutse ntagaruke ari gusobanura uburyo kinga umuntu mbese bira bintu byahera ibyo bintu murabizi ari gusobanura isanzwe isezerano bya birimo inkoni ya Mose ibintu nk'ibyo so Gitwaza ntago umuntu yavuga ko atari umukozi w'Imana gusa abakorana nawe nibo bamushinjaga ko ari umuntu ukora n'imyuka shatani ngo arara mu isanduku ibintu nk'ibyo hari scenario yigeze ivugwa ndetse abagabo bari bayiri inyuma bavuga ko ngo ari umudamu ngo wagiye mu rusengero rwe yinje mu rusengero rwe uwo mudamu yarafite umugabo wari mu gihugu cya Nigeria arangije uwo mudamu ngo ajya mu rusengero ngo Gitwaza aramuhanurira arangije nuko ngo umugabo yari muri Nigeria umudamu ari mu Rwanda none umugabo arangije umudamu aramubwira ati ariko abana bacu kujya ku ishuri birabagora abamotari ari gihe bigira gutye imodoka z'ishuri mbese usanga ari ibintu bigoye binahenze ati byiza watugurira akamodoka umugabo narisheshera mu dufaranga yakoreraga muri Nigeria yohereza umudamu 3.5 miliyoni n'igice aramubwira ati gura akamodoka kakarina icyo gihe arakagura kaze gatwara abana ku ishuri noneho umudamu araza gatwaye ageze ku rusengero buri yareka mabwire ibintu byo kuvuga ngo izi nsengero yenda Gitwaza yarabirenza ariko izi gitangira niko zibigenza kugira ngo wicare imbere biterwa nuko wambaye nuko waje ni waje witwikiriye haraho wicara aba protocole nicyo kintu baba bashinzwe barakureba niba ndi kamenaje nambaye agakoti kanjye ndi mu kamodoka keza harantu banjyana niba naje nteza akamoto mfite akamishwa ndi kugenda nihanagura icyuya harantu naho banjyana uwo mudamu yaje yitwikiriye bamwereka parking barangije bamwereka bajya kwicara ngo amaze kujya kwicara ngo Gitwaza arangije ngo aramuhanurira ngo kumuhanurira aramubwira ati Imana iravuze ngo gira iturutanga ati gira iturutanga ndabona ugiye kuzunguruka isi yose ndabona ugiye kugira ama business ugiye kujya za Dubai ugiye kugira gute umudamu rero abadamu basa n'aboroshye mu bijyanye n'abahanuzi baravuga ngo umuntu woroshye mu rwango umuntu ashobora kugira inama ni umudamu uri inyuma muhanuzi cyangwa se umupfumu undi muntu ni umugabo ufite amafaranga undi muntu ni umukobwa uri mu rukundo abantu ntabwo ushobora kubagira inama mu gihe bayobye no ngo ntabwo umudamu uri inyuma ikintu umuhanuzi yamubwiye ntabwo ushobora kukimukuramo none umudamu arangije avuga ati rero azituro niri Imana ngo Gitwaza ngarangije ni ibyavuzwe ngarangije ngaramubwira ngo ariko ngo nawe ngo ushobora gutanga ngo iriya modoka barangije umudamu rwose bajya muri ibyo ngibyo imodoka arayitanga bajya no muri imitation imodoka yandika ngo kuri authentic ibyo ni ibyavuzwe n'amarumazi nta hantu byanditse ntaki ariko ni ibyavuzwe ndi kubabwira yenda utuntu twagiye tuvugwa none ngo ibyo bibaye umugore ntiyabigwira umugabo ko Imana yaramubwiye ngo yagiye kumushumbisha ibindi za mama Range Rover ibintu nk'ibyo haciye igihe umugabo arataha ageze mu Rwanda ari mu rugo agiye kubona igihe cyo kureba abana buri mukozi agiye kuzana abana abona umunsi urashize imodoka itaraza iminsi 2 aza kubaza umudamu ati ariko sheri ko mbona abana bazana moto n'ubundi bimeze gute umudamu ati sheri urumva imodoka iri muri garage ati bimeze gutyo amubeshye ibyo umugabo ati titi sawa umugabo iminsi 3 irashira aramubwira ati se iyo garage iyo modoka ntirarangira bayikora iminsi ngahe umudamu turumva bakanishi babambwira bakanoshi bo mu Rwanda basigaye babeshya aturumva basigaye batubeshya ibintu byinshi none umugabo aramubwira ati none wongeye ndashaka ko tuza gutemberana nkajya kureba ikibazo iyo modoka yagize umudamu nibwo yase yamubwiza ukuri amubwira ati rero sheri wanjye imodoka nayihaye Imana ati wayihaye Imana ati yego noneho umugabo aramubwira ati Imana wayihaye ni yihe ati nyine ni Imana nagiye gusenga umukozi w'Imana ambwira ko ngomba kwitanga mbese arabimusobanurira ngo umugabo arangije ajya kwa Gitwaza kwa kuna amatora arangiye amateraniro arangiye umugabo asigara yicaye mu rusengero
abaporotokoli bamugatiye mugabo amateraniro yatangiye yarangiye ta atoya ntabwo ndi buvana ntabonye Apotre ati Apotre se bimeze gute ati ntabwo ndi buvana ntabonye Apotre kuko ngiye guhamagara inzego z'umutekano byagenze biteze ati yewe ntabwo ndi buvana ntabonye Apotre abantu rero ababasha rero bavuga bati reka tuzana Apotre muvugane baramuzana ahageze umugabo ngo akibona Apotre aramubwira ati amubwira amazina yati ngiye nitwa kanaka ndi umugabo w'umudamu witwa gutya umudamu watuye imodoka hano imodoka mu bwoko bwa Karina yari yambaye plaque ni ndashaka imodoka yanjye ntabwo ndi buvana ntayijyanye Gitwaza ngamurebye abonye ukuntu umugabo yarubiye aramubwira ati imodoka irahari nta rugo ngo bari bakayigurishije barayimwereka bamwereka imodoka yari paritse muri parking barangije ariko bajya muri za process no muri za mutation kugira ngo wa mugabo yongere yisubirane ibyo ni ibintu byagiye bivugwa ariko ibyo ngibyo nubwo bashaka ko ari rumazi bivugwa ko nanone byagiye bigirwamo uruhare n'aba bishop bivuga ko bagiye batandukana na Apotre nushaka kubabwira ko hari igihe abantu bashwana bagashyirana hanze hari igihe abantu bashwana none abantu bakibaza ngo se niba ari ibintu by'Imana ni gute abantu babipfa niba koko ari umurimo w'Imana niba ari kuvuga ngo ntabwo ari business kuko urumva aba bantu bose bari Apotre babahembwa abantu bo muri Zone Temple Gitwaza yigeze kuvuga ngo iyo nza kuba ntaramagawe n'Imana nakabaye uyu murimo narutaye nkirukanka nanjye nkagiye gushaka ubuzima nk'abandi bivuga ngo hari ahantu niho ubuzima nyine buri urumva n'abantu bari muri uwo murimo barahembwa bagira umushahara bivuga ko bari abagabo bashobora kuba barahembwa amafaranga arenze y'abadepite n'abaministre urumva kugukura ku mugati kuriya ntabwo ari ibintu urumva nabo bagiye umuntu nubwo bo batabyemera bagiye gucreate agatoro kabo ku ruhande karanga babona ko yenda uyu muri Zion byafashe bavuga ati nanone urumva ari umuntu gukuye kuri miliyoni hafi 3 cyangwa zingahe akagushyira kujya gutangira gufonda bundi bushyashya abakristo utababona utagira gute biragoye nibwo abagabo rero bavuze ati urubanza tugomba kugongera kurutangiza ariko nanone ngiye uko mbibona nubwo urubanza bavuga bati Apotre twaramwirukanye abandi bati ntabwo mwamwirukana kuko ahubwo nawe akabaye asinya ku rupapuro rwo kumwirukana ariko nanone ukibaza ngo abantu nanone bari kuburanira Apotre Gitwaza nabo bari kwigiza nkana nze kuvuga ngo urupapuro ngo ntabwo ruhabwa agaciro kuko atari Apotre warusinyeho nose yasinye ku rupapuro rwo kwirukana kuko nanone ntabwo niba koko inama nkuru bira bintu bigira inama nkuru koko ntabwo inama nkuru niba ari kwirukana umuyobozi ntabwo urumva umuyobozi ntabwo ari businyeho birumvikana bari nabo bavuga ko Apotre abirukanye mu buryo budakurikije amategeko kuko ngo ntabaruwa yemewe isinyeho nabo bantu batangiranye ihari yo kumwirukana bivuga ngo rero Gitwaza ngo yabirukanye mu buryo butari bwo nabo bemera ko birukanye mu buryo butari bwo ari nayo mpamvu batangije urubanza mu rukiko bakavuga ko RGB nta rundi rwego RGB kavuga ko ngo ari urwego ngo rwumva Apotre Gitwaza cyane ngari no mpamvu bahise bashyiraho polisi ngo ijya kurinda abantu hariya urubanza rero nanone ariko nyigarutse ku ruhande rwa bamvuna ingoma nanone bakaba bari kwigiza nkana kuko nubundi niyo Apotre Gitwaza yagenda Apotre Gitwaza yarenze kuba ari Zion nuko ngo uyu munsi ntago abantu bamukurikira nka Zion abantu basengera kwa Gitwaza ntago basengera muri Zion kuko uyu munsi umuntu ashaka yubaje abantu ese usengera he ariko ngo usengera kwa Gitwaza bivuga ngo izina rye ryarenze izina rya Authentic Word Ministries nuko ngo uyu munsi ashinze urusengero nubundi bantu bamukurikira ntago bakurikira Zion bakurikira Apotre niyo mpamvu abantu uriya mu Apotre Daniel yagiye gushinga urusengero agatwara igice kinini cy'abakristo ariko nyuma ntago byagize bagiye bagaruka nuko ngo uyu munsi niyo nabo barubaha riratorero Gitwaza gashinga irindi abantu bamukurikira ntago abantu bagikurikira izina Apotre bose tuzi tubona ba minyone bande ntago umuntu kuko none se Gitwaza yafashe akavuga ngo ngiye gukora igiterane mu itente ko abantu bahuzura ntago bagiye muri Zion Temple nuko iririya zina ubwaryo rimaze kuba rinini kuruta Zion ubwayo Zion ni umuryango yego niwo arimo ni anabikora mu izina rya Zion ariko abantu benshi bamaze kumenya izina Gitwaza no kwizera izina Gitwaza kuruta uko bizera Zion
uko mbibona rero, nubwo abanyarwanda navuga ngo ni business, ntitubeshya nyenda twese tuba turi muri business, abantu bose bari muri business, nubwo nayo yongora funza azira amaturo, ariko abantu bose bari muri business. Tuvugisha ukuri, abantu bose bari muri business, abakozi b'Imana bose bari muri business, ntitubeshyanye. Ariko nubwo business yashatse kuruta, navuga ngo business yashatse kuruta umurimo w'Imana, kuko nanone abantu bari kuri rwego ntabwo bakaba twumva umuriro waka kuriya. Gitwaza ati nuko bashatse kunyigereranyaho, abandi bati nuko ashaka gutwara imitungo, ariko ugasanga ni rusengero. Kandi koko nanone ku ruhande rw'abariya nabushobora kubumva kavuga ati none se niba umuntu avaje miliyari 8 miliyari 9 z'amafaranga y'u Rwanda, agakura amafaranga yose, amaturo yose ari guturwa ku isi yose akerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urwo rusengero rukwandikwa. Kuko reka mbabwire abantu baba muri Amerika, kugira ngo ugire inzu muri Amerika bimeze gute? Ibintu bigoye. Ntekereza ko none se mu Rwanda umunsi Gitwaza ko ziterana bagatura miliyoni 100 byaranditswe biravugwa cyane, ariko icyo gihe bivugwa ko ari kuvuga ngo baguze itorero, baguze urusengero, abantu batuye 250 by'amadolari. Izo ni hafi miliyoni 270 zirenga. Bivuga ngo ziriya nsengero nizo zifite amafaranga menshi, zirimo abantu batura cyane kuruta izo mu Rwanda. Rero baravuga bati ni nko gushaka gusenya izina, nabona icyo yenda navuga no kuvuga ibyo ngibyo, ariko nanone ku ruhande rumwe ukabumva. So navuga ngo rero ibintu by'amatorero sino kwa Gitwaza gusa, n'ahandi yenda bizagenda bigira biturika, uretse ko umuntu atizeraga ko kwa Gitwaza bishobora guturika, ariko Gitwaza we akavuga ko ari ibintu ngo yanahamagaye umukuru w'igihugu. Gitwaza hamagaye umukuru w'igihugu, niko bavuga, aravuga ati rwose umukuru w'igihugu yaratabaye, ibintu byari bigiye kubera ahangaha. Urumva icyo gihe nyine ngo hari yagiye kuba imigumu kwariya, yihamagara umukuru w'igihugu. Urumva Gitwaza navuga ngo afite izina rikomeye, afite influence, yenda nta muntu ugira influence ku butabera, ariko navuga ngo afite influence ku byo barabagabo bizabagora kubumbura urubanza, n'ibintu bizabagora umuntu atavuga ko ari ibintu byo bizaborohera. Izina Gitwaza ntabwo ari izina ryo gushyigura kuriya, ariko urebye umuzi w'ibyo bintu n'uwo nguwo, kavuga ko muri authentic, ndetse ngo bitoroshye bikavuga ko abo bagabo ndetse ngo ari ibintu bajya bakoresha ngo by'iterabwoba, ndetse bikavuga ko ndetse ngo ari ukuntu bajya bashaka gukora lobbying y'abandi bakristo bari mu rusengero kugira ngo batware igice kinini, ariko ngo bikanga, bakavuga bati noneho tugomba kugana iz'urukiko. Nuko gukora rero ibintu byo kwa Gitwaza bimeze. Uyu munsi bakaba bari mu rukiko, cyangwa se umwanzuro ukaba uzasomwa ku itariki 24. Izo nzitizi zagiye zitangwa zikazakurwaho, ariko nanone umuntu akavuga ko urebye ku ruhande rumwe barabagabo n'ubundi yavuga ko ari nko kwigiza nkana, kuko atari ibintu bizaborohera, kuko Gitwaza ubwabyo izina rimaze kuba rinini. Yenda kereka niba ari kuburana imitungo bakavuga bati yenda abaherira shuri, televiziyo n'ibiki, n'ibyo bitaro, yenda ari byo bari gushaka. Ariko itorero ubwaryo, itorero n'abakristo, sinzi niba abantu b'Imana babi, ariko itorero n'abakristo. Ikigisho cya Gitwaza biragoye ko wajya kwigisha ngo mukompete, biragoye. So bivuga ngo rero Gitwaza yamaze kubasiga, yamaze gufata imitima y'abantu, biragoye ko bakora ikindi kintu ngo kimutsinde. Biragoye ko bakora mbese Zayoni nk'abakristo, ntitufate Zayoni nk'amazu, Zayoni nk'abakristo. Biragoye ko wakura Zayoni mu mitima y'abakristo b'Abanyarwanda, cyangwa se n'abandi bantu bazi Apotre Paul Gitwaza. Ndabashimiye ibyo bya rusesenguzi bwanjye, byari byo narinzi kubabwira uko ibi bintu mbibona, ibiri mu rukiko, izi manzo ko zatangiye gushwana, uko byatangiye, ibintu nk'ibyo ngibyo uko byagiye biza. Amazina yanjye ni Chris KAME, mushobora gukomeza kubana natwe mugasangiza ibiganiro byacu n'abandi kugira ngo tugende twubaka umuryango mugari. Ndabashimiye. Waba ufite ikibazo cy'amarozi yakuzahaje, waba ugira ikibazo cya karande ndetse n'inyatsi, waba ugira ikibazo cyo kunoza amabanga y'urugo, gutera akabariro byaranze, waba urwaye indwara zidakira ndetse n'izindi nyinshi, byose ubu byakemutse. Turi inzobere muri ibi ngibi imyaka myinshi ishize. Ibi nitwe tubikemura gusa.
muganga agukoraho urikaka ugasigara utanga ubuhamya. Akarusho niyo waba uri mu mahanga ukamwohereza ifoto gusa, akemura ibibazo byawe. Aho waba uri hose imiti yacu tuyikugezaho mu buryo bworoshye, kandi imiti yacu nta ngaruka mbi itera. Waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp aho waba uri hose, ugashyiraho akamenyetso ko guteranya 250 783 92 38 19. Muganga wacu kuri buri ndwara yose arebaho ni nko guhumbya. Waba ufite ikibazo cy'amarozi yakuzahaje, waba ugira ikibazo cya karande ndetse n'inyatsi, waba ugira ikibazo cyo kunoza amabanga y'urugo gutera akabariro byaranze, waba urwaye indwara zidakira ndetse n'izindi nyinshi, byose ubu byakemutse. Turi inzobere muri ibi ngibi imyaka myinshi ishize. Ibi nitwe tubikemura gusa. Muganga agukoraho urikaka ugasigara utanga ubuhamya. Akarusho niyo waba uri mu mahanga ukamwohereza ifoto gusa, akemura ibibazo byawe. Aho waba uri hose imiti yacu tuyikugezaho mu buryo bworoshye, kandi imiti yacu nta ngaruka mbi itera. Waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp aho waba uri hose, ugashyiraho akamenyetso ko guteranya 250 783 92 38 19. Muganga wacu kuri buri ndwara yose arebaho ni nko guhumbya.